Hello friends, mumeze mute? Ibihe byiza nibyo mbifurije mwese mukomeje gukurikira KTV Skills. Weekend yaryoshye, ubu se nk'uyu mugabo turabyita ikira God have mercy upon us. tomodoka cyangwa God have mercy upon us. uyu munsi mbazaniye amakuru agezweho muri politiki, mu mikino ndetse n'ahandi. Ntucibwe, kora subscribe tuze tuyarambure uko yose yakabaye hano kuri KTV Skills. Channel yanjye mugiye kubana ni Ismail King Bruce Jeje. Kora subscribe aho munsi nze mbagezaho amakuru agezweho mashyashya mu Rwanda. Twihuta cyane duhera mu mikino, ikipe ya Polisi FC yatsinze ikipe ya Epra nyuma y'uko banganyije ubusa ku busa, nyuma bakitabaza penalty, Polisi ikabasha kwinjiza penalty 6-5 z'ikipe ya APR ibitwaye igikombe gutyo. Aha ku mihanda ho ntibiba byoroshye, ni urwenya gusa koko. Dani Nanone nawe ibye ntibyoroshye. Ku itariki ya 9 ku gicamunsi Kanama yitabye urukiko rwa Kicukiro rwategetse umuraperi Ntakirutimana Dani wamamaye nka Dani Nanone gutanga indezo y'ibihumbi 80 ku kwezi no gutanga ubwisungane mu kwivuza ku mwana yabyaranye na Busandi Morin. Yanategetswe kandi gutanga ibihumbi 210 Busandi Morin yakoresheje mu gutanga ikirego. Aha ku mihanda ho ntibiba byoroshye, reka twigire ku makuru ari kuvugwa muri politiki, aho abaperezida baturutse impande n'impande baje kwitabira irahira rya perezida Paul Kagame riraba ku itariki ya 11 ku munsi w'ejo. Bamwe mu bamaze kugera i Kigali harimo perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir ndetse na perezida w'inzibacyuho wa Gabon Brice Clotaire. Nshimira wowe wafashe umwanya wawe ukabasha kudukurikira kuri KTV Skills. Kora subscribe umunsi amakuru mashya uko aza nzajya nyabagezaho, niyo nshingano yanjye. Umbwire muri comment icyo wifuza twaza gukoreraho ubutaha. Ciao ciao, mwari muri kumwe na Ismail King Bruce Jeje, naho ubutaha, Imana ibarinde kabisa.